isuku ngo urayifite isuku ngo umudugudu udafite ubwo abaturage barayifite. ko mbona habura umudugudu umwe. Giti ntabwo wibeshye hari kuba umudugudu bazanga. Kuki? Ese ubu kuvuga ko amasaha twatangaje atigeze ayamenya cyangwa ntabwo yamugezeho? Giti witinda kuri bazanga kuko kwica gahunda n'ibintu biba mu nshingano ze. Aha niho abaturage bagorewe. Muri sabayobwa n'umuntu utagira gahunda wowe ukagira gahunda. Yego ati Giti niyo mpamvu bazanga umudugudu uhuri inyuma n'ikode. Nibyo rwose Giti aha kugira ngo njye nyoberwe n'abazanga nayoberwa na George Baneti. Baramutse neza muzeke turagahambirwa ni gute wifata uko twizahanga bakatubwira ngo twaramutse uvugana n'umuntu ararwanye n'umugore sho ziboka zitwara n'umutima. aha ndi kubona urukara rwabaye umukara reka mwihore. Assalamu alaikum. Uko baza kuki yatangaje n'aba 2 ukaza 8 byagenze bite? Bwana Giti rwose munyihanganire nabanje kujya mu manza z'abagore n'abagabo bari barwanye. Hanyuma se niyo byatumye uzunuka inzoga gutya. Ariko se umudugudu Keva ubu nanabacaka wiki ubu ngubu inzoga Giti atari kumva ni uri kuzumva. Nuko ari kure yawe ariko aramutse akwegereye yahita asinda. We n'aka kagabo gafite ubwanwa nkubwiye murangwanye ariko ntiyani nzabayoborana n'indi manda. Ariko ba mudugudu baragwira ubu ngubu bagutoye babona uza mudugudu w'imbwa w'inkwavu w'ipusi cyakora ndumiwe. Ariko nana uzi ko ukomeje kunuka ayo maso ameze nk'amatara yo ku muhanda nayamenesha inkongi. Ariko ye uri uwuhese uravuga ugasara kubera inzara ngo wamena amazi. Ariko ubu ngende ndumiwe unimba muri ba mudugudu mukaba mutukana gutyo ubu ngubu abantu abo muyoboye bo batukana ibingana gute? Bambariza abakubariza iki so wakubana kiwombetse wagira ngo cyo kimaze abakobwa barubanda kibatera inda kandi ari cya mudugudu. Ako ikigabo cyo cyangupfa kandi Giti nakomeza kucyo mukongeraho turafatana. Nyamara Giti utuma bareba zaho ukamukura ku buyobozi akagari kacu kagira umutekano. Ariko reka mbabazi undi bazanga yatowe n'abaturage cyangwa yaritoye? Nyakuba Gitifu umudugudu wabazangurira nyakundo ko ari ubusambanye Nyarutovu nyakundo ko bari abajura Nyarutovu niyo batagira isuku Nyarutovu bivuze ko umudugudu wabazanga ni usajya akagari kacu. Ni ukuri pe Giti ari ibishoboka ntabwo bazanga bakagiye umusize ku buyobozi kuko umutwe wuzuye nk'amazi. Oya igisubizo ntabwo ari kumukura ku buyobozi ahubwo turamutegurira amahugurwa menshi nibimunanira tuzamukura ku buyobozi kuko ndumva bigoye cyane. Sumvate Giti erega n'ubundi umudugudu wanjye nta kibazo na gito ufite kubera yuko umudugudu wanjye ni intangarugero pe uretse abangaba dusangiye akazi baba bashaka kunyubikira imbere naho umudugudu wanjye ni intangarugero nabo barabizi. None se baza Karame Giti umudugudu wawe ufite amasiba angahe? wa mbere patino yareguye asimburwa na Nyambo Kiramani Nyakso Sorba ninde bija Aha no kubona imitwe by'imirongo ari mu bwenge kumbi nitire munsi yigendera. umva Keva nisabira utongera kongera kuntuka kubera ko ayo maso ameze nk'amatara amurika kuri stade nayakanda Uyakanda banzwaga n'abazo cyo umudugudu waburirwaga nanjye. Ariko mwebwe mwarasaze Gitifu dutumire mu nama muzo marushanwa yo gutukana ubuse n'uwe muco mugaragaza mu abaturage muyoboye. Munyemerere tuganire. Muri iyi minsi ngo umuntu bari kumwiba yabibwira mudugudu agaterera agati mu ryinyo cyane cyane mudugudu wabazanga nibyo cyangwa ntabwo ari byo? nese Giti ubwo ari nkaho utamwibye wabikora wiki. Okay wakora iperereza byakwanga kandi ukongera umutekano. Giti umutekano ndawufite rwose ariko niba abajura batwiba baturuka mu mudugudu wa Kevande ntabwo ndabimenya rwose. Babaza umva ko sore umuntu barafata umuturage wanjye mu mudugudu wawe yaje kukwiba. Umwese erega nayivumvura nani sona afite ahubwo mu yindi nama nzakorega ko hereza ibisambo bikaza kunsahurira abaturage. Ushyu
ugira ngo ninya kujya kuburana nimba wabuze n'itike kujyana ku rukiko umbwire nyiguye. umudugudu bazaba nuko inzego zo hejuru zitazi amakuru yawe ariko mbaye n'igitifu nakwirukana no mu kagari kanjye. nawe urahera ubundi se nawe gutora nawe amajigo yagira ngo wongera abana mu mudugudu ntiwoziriye. sha niyo nagira amajigo ntabwo nagira nk'aya wagira ngo rujunditse amazi. Shana kubeshya izina bazagarira gusa. ariko ubu ninde wawanteje igihe mwahereye muvuga bazanga ubundi agiwana iwacu isuku iri ku isonga giti uzadusure nusanga hari umwana twebwe uzahita unyeguza. Isuku ngo urayifite isuku bw'umudugudu udafite uko abaturage barayifite atengera se ariko ubundi kagwaho kari kubundi garandurika kubigenzura we nta mudugudu ufite wajya ugenzura iwawe. hanyuma se tujye dukora gufata abaturage nk'amatungo. hanyuma si ibyo abaturage banjye bakeneye urabizi. ayo gukamana bamutwariye kanyaga umva nyarukira kwa magari wanjye umupira urumogi nari nashyize munsi y'igitanda rukiriwe ku musego gira vuba vuba.